yigeze kunigisha ibintu umunsi umwe menya imbaraga z'abadayimoni nari ntuye ikibungo mpayibwiriza ubutumwa Imana impishurira uburyo Satani aza deploying ingabo mu matorero hari abadayimoni batatu bakomeye baza babamo kibagira uwo batinya uwo barevera uwo bishop uwo bande kibaza bagutinya ubu muyumbu sawerekwa kibagutinya ube kinama mubende kibaza bagutinya Ndakoze cyane Imana imuhumugisha Dusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye abagalatiya igice cya 5 murongo wa 24 5 mu bagalatiya 24 dusoma nka 3 ariko ntabwo tuhatinda cyane Biblia yavuze ngo abakristo Yesu babambye kamere niruba nirari ryabyo niba tubeshwaho n'umwuka tuje tuyoborwa n'umwuka twe kwifata uko tutari twenderanya kandi tutagira amahane amen ubutumwa bwiza bwa Yohana igice 14 ubutumwa bwiza bwa Yohana 14 murongo wa 21 Yohana 14 kubera ko mfite birayi giswahili kandi nkunda gutangaza haleluya buriya wavuze ngo abantu bazamutse yakuzamuye jewe batanze za haleluya ndahwera kaza numva ubwonko bwanje bwose bwashize kubera ibintu bibiri mureke mbibabwire Bwana sifuwe sana nkunda ikiyumbe kuruta amakanisa kandi n'amakanisa turayakunda mu kiyumbe ndiyazagorana muri matorero ni uzubwira abakristo ngo nibazamura ibiganza ugasanga umuntu wese yihaye icubahiro akifumbato ariko abayumbe n'abana beza twatugira gutyo twese twaheze Imana icubahiro twavuga ngo duhaguruke tugahaguruka tukanezerwa kandi ndiyabingorane nishi Bwana sifiwe iyo tuhaye Imana icubahiro Biblia iravuga ngo tuba twerekanye kuko Imana ari ifite ubushobozi ku bintu byose tuba dutsinzwe ijambo rya kabiri iyo duhaye Imana icubahiro tugatanga haleluya buriya ni insinzi tuba tugaragaje kuri Shetani tukamubwira ngo ningo kumubwira ngo yo waratsinzwe Bwana sifiwe sana Bwana sifiwe Duhese Imana icubahiro rero haleluya twongera duhese Imana icubahiro haleluya Bwana sifiwe impamvu bikunda Biblia yigeze kunigisha ibintu umunsi umwe menya imbaraga z'abadayimoni nari ntuye ikibungo mpayibwiriza ubutumwa Imana impishurira uburyo Satani aza deploying ingabo mu matorero niwo munsi nahishuriwe ibanga ryo kumenya Satani uburyo aza deploying ingabo ngo maneza kugirirwa umugisha soma gatabo kitwa wale ulimwenguni kambwira uburyo ingabo za Satani amazina yazo hari abadayimoni batatu bakomeye baza babamo kibagira uwo batinya uwo barevera uwo bishop uwo bande kibaza bagutinya ubu muyumbu sawerekwa kibagutinya ube kinama mubende kibaza bagutinya dayimoni witwa Meja Sifa n'umudayimoni uza wicaza umuntu wese akakubwira ngo we autorite kandi uciriritse uri muto akama kuzirikira ku cyubahiro cyawe tiwishaganye tuje hirya tuje hino ukumva ko wewe tafonka ishiba ikomeye ku isi hakomeye umugabo umwe gusa Yesu Kristo wenyine wabambwe ku musaraba umwe gusa Bwana sifiwe kuko biravuga ngo niwe waje gucungura bari mu isi wenyine gusa kandi ijuru ryari ryuzuye n'abamarayika bananiwe Yesu aravuga ngo jewe nditanze nemeye gupfa Paulo yarabivuze umunsi umwe abwira abafilipi ngo tugire wa mutima wari muri Yesu Kristo ngo ntiyatekereje guhana n'Imana ko ari ikintu cyo kundirwa ngo yisiga ubusa ngo yemera no gupfa ngo urupfu rwo kumusaraba wananiye abagabo ibintu byarananiwe ariko Yesu aravuga ngo jewe nzemera gupfa mbimbata ariko Biblia irambwira ngo nico cyatumye ahabwa izina rikomeye ngo riruta amazina yose muri isi bose Imana icubahiro bose
satani ata daimoni witwa meja sifa zirikira abantu kuntebe no mu bishubahiro kandi washuka ugasanga nawe muwe ni kawunga yariye n'umuceri ni nyafufuri ukagira ngo none ajyamye ku gitanda gisagute ni materani yayindi muza mugurana isana riramo ni zazindi mwese mugurana mu mujyi arakomeza uwo mwese mwaciye ku isoko imwe mwahashe hamwe Gazimana shimero haleluya daimoni baza bita ngoni brigade shuguri azatuma abantu batumva ijambo wa bakaba mwitorero bagiye guhinga hanze nukuri kose kandi uwo daimoni namubonye hani Nairobi brigade shuguri daimoni ukomeye cyane amaze yakazundi daimoni bitwa Meja Fujo muramuzi Meja Fujo hagira umuntu atinya uzirinde uzumenye uwo mwicaranye nimba atatewe na Meja Fujo akagusakuriza azasakuriza abantu mwicaranye haba ubunyine ageze muri telefone no muri Facebook no muzindi Meja Fujo kagusakuriza mu mwanya mutoya twirukana abadaimoni muzikiza kibatsinda no kuzamura ibiganza tugatanga haleluya azabatsindwa mu izina rya Yesu rwose barishwero haleluya Bwana sifiwe iyo wemeye ukabishakira bizabibasha gusa anamele metae anamele metae Bwana Yesu anamele metae Bwana Yesu anamele metae anakaya nganae anakaya nganae Bwana Yesu anakaya abakecuru nituzaza tugera mu nzu y'Imana uze wiharahara ukura amaboko mu rupande Imana timuzi ko mwagaza munezerwa gatega amaboko ara Imana ikishima wacu uzi impamvu bijya mwagaza mubikora bagasa n'abayatemeye mu nkokora Bwana sifiwe Biblia yavuze ukungiye gusoza Bwana sifiwe Paulo abwira abagalatiya ngo ba Kristo Yesu ngo babambye kamere nirari niruba Pase Imana igumugisha wakorogoshe ubwonko bwanje Biblia yavuga ngo Paulo yari umunyabwenge wari warizara minuzi ariko yagiraga ikintu kinaniye abantu b'ikigihe Biblia iramwira ngo ntiyigeze yiraticarisho umunsi umwe aravuga ngo jewe sinzanira tikini keretse umusaraba wa Yesu Kristo ngo ndasa n'uwabambwe ku by'isi ngo by'isi navyo jambamwe aravuga ngo ico nzanira tagusa ngo nuko namenye Yesu Kristo Bwana sifiwe sana Biblia iramwira umunsi umwe yirase abakorinto yabirase ngo ibyiciri bitatu umunsi umwe yababwiye ngo ndusha abahanuzi b'ibinyoma ngo amara babwiye ngo se mwabahanuzi mwe b'ibinyoma abikorinto Biblia iravuga ngo bari bamwiraseho baramubwira ngo nibo banyabwenge Paulo arababwira ngo ubwenge bwanyu ngo Imana izabuhindura ubusa kugira ngo ikoze isoni ibinyembaraga ngo izikoresha ibinyantegeke ibagira abaswa iravuga ngo mwebwe nta bwenge bishaka kuvuga ngo nyinyi ni wapumbafu mbele za Mungu kuna mwenye hekima ni moja tu ni Yesu Kristo arababwira ngo ndabarusha kubanya Yesu Kristo ufite ubwenge buruta ubwanyu niho yababwiye ngo kuba muri Yesu ngo n'ubwenge n'agaciro n'ubukire n'ubutunzi ni byose ngo amara arababwira ngo icyo mbarusha
ngo ndabarusha kuryama nabi. Ati cyo se nkibarusha ko muvuga ngo mwarize mufite byose n'ubukire mbarusha kuryama nabi. Ngo amarabwa ngo ikindi cya kabiri ngo se umunsi nzara yandiye nishi mwari muri hehe? Umuntu utakakure ngo akurusha gusirimba ukurusha gusenga akakurusha amafungo menshi afite icyo akurusha. Paulo yarabandikiye aravuga ngo igihe kinini ngo nari nizara cyane ngo ibyo ngo nzanshishimana. Ngo amarabwira ngo icya gatatu ngo se umunsi nakubiswe ngo ni 39 mwari muri simbibarusha. Aravuga ngo icyo nicyo wenza nirata. Asarabwira ngo ari ikindi bankubise ngo niyitwa iga. Ngo amara aravuga ngo akaga kenshi ngo nagatewe na bene wacu. Bibiri iravuga umwanditsi yanditse mu gitabo cy'Abakora Ijuru n'Intumwa hazavuga ibihe 7 Paulo yahuye nabyo. Muri ibyo bihe 7 hari igihe yigeze ahura na bene wabo yaravuye muri Arabia Saudite kwigishwa n'umwuka ngo amanutse ageze i Damascus. Umunsi wa mbere yafashe mikrofone Bibiri irambwira ngo bene wabo bashina ngo bamucira icyo batangira kumugambanira baravuga ngo Paulo agomba gupfa. Tibavugishijwe Paulo mu gupfa kwe nuko ari Paulo suko yari mwiza kandi yari n'umugabo mwiza. Bibiri iravuga ngo batinye impano y'Imana ngo imurimo. Bwana sifiwe. Ngo abo bamuteza kaga kenshi. Bibiri irambwira umunsi umwe ngo yageze Tesalonike ngo amaze gukora ibitangaza byinshi cyane bamavuga ngo tumwice. Baje inama barananirwa. Bibiri irambwira ngo bafata abagabo b'inzererezi b'ibigoryi batagira umutima ngo bazenguruka mu mudugudu ngo bagenda bamusebye. Muzi cyo bari kwamutuka ngo babagabo bubitse isi ngo wa mugabo wazanye Imana ngo zitabaho ngo ari hano takindi. Bibiri iravuga ngo bateze imvururu mu mudugudu ngo bageraho bamufata ngo bashaka kugira ngo bamwice. Abagabo 40 ngo basezera bene wabo baravuga ngo ntituzapfa Paulo atagira gute. Haleluya. Umunsi umwe agera mu Bagalatiya aravuga ngo Abagalatiya mwe ngo abakristo Yesu ngo babambye kamere nirari niruba. Aravuga ngo nimba tuyoborwa n'umwuka ngo tuze tugenda nk'abana b'umwuka ngo tutenderanya tutagira amahari n'amahane. Paulo ashaka kuvuga reka mabwire Bwana sifiwe. Lazima nishimere basi. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Wanishe ubwonko bwanje bwapfuye nukuri kose ariko uzo umuntu usigaye wiratusa ataramenya Yesu Kristo. Umunsi umwe Paulo yabwiye Filipo aravuga ngo je sinkiriyo ngo Kristo ni uri muri jewe sinkiriyo nabambamwe na Kristo nazukanye nawe nyamara sinjuri Kristo ni uri muri je. Aravuga ngo je tuze Kristo. Impamvu yavuze ngo aba Kristo byari izina ryatangiye mu itoro rya Antiokia. Aravuga ngo aba Kristo Yesu ribamwe byiciro bibiri. Hari abaza biyita aba Kristo atari bishaka kuvuga ngo biyise izina ritari ryo. Aravuga ngo aba Kristo Yesu kibaza bayoborwa na kamere nirari niru. Reka maze kibazo ninde mupagano uri hano nashira ukuboko hejuru. Umupagano uri hano nashira ukuboko hejuru. Haru aragatsindwa mu izina rya Yesu. Abakristo ni bashama amaboko hejuru. Twese twashyize abakristo. Reka mbabwire ishusho zibiri z'abakristo. Bwana sifiwe. Twese twemeye ko turi abandi turi abakristo. Bwana sifiwe. Unebere byose Imana ishobora basi. Haleluya. Twese twemeye ko turi abandi abakristo. Paulo aravuga ngo abakristo baba mu buryo bubiri. Hari abakristo bita bari Kristo ariko atari abo n'umukristo w'akazuyaza tashushe takonje ntagira ishusho kandi uwo nguwo n'umukristo. Muzigana Yohana yanditse yaravuze ngo ngiye kukuruka ngo nzi imirimo yawe ngo ukumeze ngo udashusha kandi ntugire gute tukonje ngo amararahira aravuga ngo ngiye kukuruka. Iyo ni ishusho ya mbere. Ishusho ya kabiri Bibiri ivuga ngo nibikuri
n'ibikuri. Igikuri timukizi Paulo yandikiye Timoteyo gute? Yaramubwiye ngo ngikiza kwemeza neza ishusho y'abakristo bigiye cy'imperuka. Abavuga nk'uburyo butatu. Araba ngo ijambo rya mbere ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ngo ariko bageze gute? Bahakana Imana. Ngo ijambo rya kabiri ngo bahora biga, ngo ariko ntibaza babasha kugira gute? Ngo kumenya. Bahora bigisha ariko n'ababebe spirituel. Abo ngabo biyita abakristo ariko kumenya ntikuba muri bo. Paulo yageze muri Efeso umunsi umwe, yarahakundaga cyane, yarahataramiye amara nk'imyaka 3. Umunsi umwe ngo ahagere ngo abitegereze asanga nta kumenya ko ari muri bo. Araba ngo Imana ibaha umwuka w'ubwenge mubashe kumenya. Bahora biga ariko ntibaza bamenya. Ishusho ya gatatu arababwira ngo nindashimwa mu zo kwizerwa. Abagereranya nkayane na Yambure ngo babaye indashimwa mu zo kwizerwa. Ni umuyumba ariko ntiwo mutuma, tiwo mubitsi ifaranga ni umuririmbyi ariko muzamushiruka amakenga. Siko bimeze. Nindashimwa mu zo kwizerwa, mu bundi buryo si umwize ariko ntiwo mubwira ngo urumupagani mu Rwanda. Siko ni kina mama ariko si umwizerwa nukuri. Ni umudamu ariko si umwizerwa. Nindashimwa mu zo kwizerwa. Hariho gushimwa kuba umwizerwa, hakaba no kwizerwa n'Imana. Paulo yabwiye Timoteyo umunsi umwe arimo amusezera, aramubwira ngo mwanangu mpendwa, mu rwandiko rwe yanditse ngo usize nk'umuyobozi w'itorero ry'Efeso. Avuga ibintu bizomufasha mu buyobozi bwiwe. Aravuga ngo ijambo rya mbere ngo uzabe icyitegererezo cy'abizera. Avuga ngo ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ngo mubyo uvuga, ijambo rya kabiri ngo mu rukundo rwawe, ijambo rya gatatu ngo mu ngeso zawe zose uzabiki uzaba umwizerwa. Paulo aravuga ngo kwizerwa n'iby'agaciro kanini cyane. Abakristo bahora biga ariko nindashimwa bene abo ni abakristo. Saba Kristo. Siko bimeze. Twebwe ga pastor twaturunga bose tukazana n'abakristo. Ariko nindashimwa. Reka kubwira ubujyana ndashimwa. Haba no mu bikorwa by'itorero. Tiyizewe. Cyacumi isadaka utoni tutwa tugaragara. Ariko yarenguka hirya. Paulo umunsi umwe yavuze Bwana sifuwe sana. Duzimana cyane. Haleluya. Bibiri irambwira umunsi yasezeye itorero ry'Efeso yaragiye i Roma mu rugenzi rwa nyuma. Muzakozwe n'intumwa cya 26 yaravuze ngo mbasize hagati y'amasega ryane. Ngo amarabwira abakozi b'itorero ry'Efeso, arababwira ngo iminsi nabanye nabo ngo sinifuje ikintu cy'umuntu na kimwe, ngo kuko nari ntunzwe n'amaboko yanje. Ngo amarababwira ijambo ry'isa gihumura cyane n'urukundo. Arababwira ngo nababereye icyitegererezo, ngo ibyo mwambonanye ngo nibyo mwanumvanye ngo muzabihamiriza abakwizerwa, ngo nabo bazabashe kwigisha abandi. Rose Imana ishimere bacu. Haleluya. Aravuga ngo ibyo mwambonanye buriya nta muntu ubaho, nta n'umukristo umuntu ikibaho ni matendo. Ibyo ukora nibyo bibaho. Bantu bari mu kuva i Nairobi yashika i Goma Kabundi, yava i Goma agashika i Buvira akagira n'ishusho, yashika i Bujumbura akagira indi, yahuruka agarutse i Nairobi akabundi. Ariko Paulo yaravuze ngo ibyo wambonanye n'ibyo wanumvanye, ibyo wanumvanye n'ibyo wambonanye ari zo hano. Kandi tukabihamye gusa, uzabyigishe n'abandi. Imbuto zawe nizo zizazigisha abandi. Ibikorwa byawe, matendo yako, hayo ndio yanasababisha wengi kuokoka. Paulo Yesu yabwiye abigishwa be mu butumwa bwiza bwa Matayo, abagereranya n'ishusho zibiri, abagereranya n'ishusho y'umunyu, aravuga ngo utakaye hasi ngo ubukayutse. Arongera abagereranya n'itabaza ngo ntawari twikiriza itonga ngo nibe rikimurikiye abantu. Ngo amaravuga ngo uko niko muri, ngo muri tabaza rimanitse ara hejuru, ngo ridashobora kwihisha, ngo abantu nibabona imirimo yanyu ngo n'ingeso zanyu ngo bizabatera kugira gute guhimbaza data wo mu ijuru. Bwana sifiwe. Abo nibo bakristo. Paulo aravuga ngo abakristo Yesu baba
wabambye kamere n'irari niruba nimba tuyoborwa n'umwuka. Bibiliya iravuga ishusho umukristo ishaya nyuma ni umukristo nyamukristo agira ibintu bibiri bisiza bimuranga. Bibiliya iravuga ngo ntazahishika icumuro ciwe pe. Ndashoje umukristo nyamukristo ntazahishika icumuro pe. Muzi ibintu Imana yakundiye Dawudi. Imana yakuze Dawudi kubera ibintu bibiri. Bibiliya irambwira ngo ijambo rya mbere, hari umwanditsi w'umunyabwenge wabivuze ngo alikuwa na imani ya kutegemea, ngo yagiraga kwizera kw'ibyiringiro, ngo gutegereza ibizaba, ngo katika kinywa chake mu kanwa ke, ngo kila mara alikuwa akitamka ushindi, ngo yahoraga ahamya intsinzi gusa. Ariko ibyo byose byari birenze uko yari ameze. Bibiliya iravuga ngo yagiraga umutima wo kumenya gusaba imbabazi. Zaburi ya 35 Bibiliya iravuga ngo yabwiye Imana ngo sinigeze nguhisha igicumuro canje Imana ngo ukonteye. Muri 51 muri Zaburi ya 51 yaravuze ngo wamana we ngo niondolee moyo mchafu, ngo nkuremo umutima mubi, ngo ndemere undi mutima musha. Aravuga ngo je ubwanje ndumunyabyaha, ngo haba naho navukiye mu nda ya mama ngo ni mu nda y'ibyaha, ngo amaravuga ngo uneze Mana, ngo uneze shezo, ngo ndindi inyama y'umwana w'umuntu. Imana iratangara iravuga ngo umugabo ameze gute. Iravuga ngo Dawudi we ndakubabariye. Ngiki kintu Imana yakundiraga Dawudi, yarazi kumenya kuvuga icyaha mu izina cyo yakoze. Zambi satwivuga uko turi aho umukristo ndazayihisha. Muza musoma haba n'amateka abiri yatubwiye, muza musoma nkunda Yona kuruta abagabo bose. Bibiliya iravuga ngo umunsi bamubajije inkuge yagize ikibazo, muzi igisubizo yashubije. Mu bibazo byinshi yashubije yarabwiye ngo je baramwe ngo surinde ukora iki uruwa turutse mu gihugu byose arabihindura zero. Arabwiye ngo jewe nubaha Imana yo mu ijuru, numuheburayo nubaha Imana yo mu ijuru. Aho niwe wateje ikibazo. Iwe avuga arivuga kiyatenye kuvuga ngo hari cyo yaravuze ngo je nubaha Imana yo mu ijuru. Tumenye garere ikibazo ukiri none tugire gute. Niko birishivuga. Musome igice cya mbere umurongo wa 13 ngo barabazanye ngo se tugire gute kugira ngo inyanja ituze. Iyo narabwiye ngo umuti numwe gusa munte mu mazi. Dezi Imana ishari wacu. Haleluya. Umukristo ntazahisha ukwari baba. Tiwohisha ukuri kubera kuko ufite ikibigutera. Muri muno muwo ni Yesu Kristo urimo. Yesu yakurimo takizacihisha na kimwe. Abakristo Yesu tibazahisha. Ijambo rya kabiri bahora bishimye igihe cyose ngo ntibaza bacika indege. Nta mukristo uzurambira uzucika indege, ahora n'ibyiringiro mu mutima wiwe by'igihe cyo gutegereza kuza kwa Yesu Kristo. Bwana sifuye sana. Paulo yaravuze umunsi umwe abwira Abatesalonike ngo nimba twarapfanye na Yesu ngo ntitukongere guhuza umutima wacu kubiri mwisi, ngo ahubwo dutumbire Yesu Kristo uri mu ijuru, ngo aho niho ubugingo bwacu buri nimba twarapfanye nawe. Bibiliya yavuze ngo Yohana aravuga ngo nimba ngo abafite ayo mategeko bakayubaha ngo abo nibo bakunda Imana ngo kandi nawe yarabakiriye gute. Buriya ubaha amategeko niwe wa Yesu kandi niwe Yesu ashaka. Salomo aravuga mu gitabo cy'indirimbo yiwe aravuga ngo kakarungu mu mahwa ni kumukunzi wanje ameze, kumutapuwa mu biti zo mu ishamba ngo niko umukunzi wanje ameze mu bahungu. Ese twibaze turabakristo kakarungu mu mahwa. Amahwa murayazi. Umukristo neza azagaragarira mu mahwa, katika majaribu, mu ngorane, mu ntambara, katika matusi, katika shida, mu bukene. Kureya babwiye mu bukene. Ninde famille yari yakorera inama ngo bamwirukane kubera gusenga. Jewe inama yarateranye Kigali mu Giporoso, usotse muri gare mu kabari baraterana hari kuwa mbere saa 8. Baravuga ngo kirorwa mpumbafu tagira ubwenge wasaze waje kura ute je kuragira imirimba. Ndababwira ngo sinzoragira, sinzoja mu nkambi, sinzoba umuzamu, nataramiye Yesu Kristo. Ngwabe kuwa gatanu banishuza ideni data yari atarashaka mama akiri umusiribateri ku runundu ngo kiciga gusona ideni yari igico gihe baranyishuza hari i Kigali tarabaho data sona ku kabi ari ku runundu ku mutanoga
yagaza sona aba barabizi yari umutayeri banishuza ubwo ni hari kuwa mbere kuwa gatanu banishuza iryo deni banziza ibyaha bya rukabiriza atarashaka mama amafuti ye yose bayambara impamvu imwe gusa ngo natarame singuriya Alex ni data wacu bagaza batwikoreza amakuru tu y'amazi Kacyiru twera mu gishange pa umunsi umwe namira terana baratwirukana twembe twatinye kubivuga Imana nabigize neza ubusaba wakitwirukanye tibishoboka yamaze amayenga atati wanje dutaramiye Yesu Kristo duheze Imana ishimwe haleluya dufite Imana yadukuye Imana abakristo Yesu bahora mu bigeragezo Paulo yaravuze ngo ubwo twazaga i Makedoniya acu ndirakaruhuka ngo inyuma hari intambara ngo n'imbere hari ubwoba ngo amaravuga ijambo ry'isi yaravuze ngo twahumurishijwe no kuza kwa Tito nta kindi yakoze ngo yavuze ijambo ryiza gusa yaravuze ngo Paulo ngo uhumure dufatikanyije nawe imibabaro ngo kandi turagukunda turakwishimiye ngo amubwira amagambo y'ururutse umutima Paulo aravuga ngo aranezerwa Bibiliya irambwira ngo arandika aravuga ngo ndushaho kunezerwa cyane ngo ndishi ariko imibiri yacu tirakaruhuka na rimwe intambara tuzihoramo abakristo Yesu bazabihangana Bless Imana haleluya abakristo Yesu bazabavumilia bazabihangana bazabavumiliya amajaribu nagiye ku ishuri Mutenderi bampa icumbi ritagira umutsima gikijyamo muzi ko uyu muntu agiye ku ishuri bazamubwira ngo niba gutuma umubyeyi bantu barambwira ngo nzosabe mayibobo muri rompo ya Kibungo niko bagazahita zosabe mayibobo nja ku ishuri mbwira Imana ngo barambwiye ngo ngende ku ishuri ariko umubyeyi nzoza nja kuzana ni mayibobo Imana irambwira ngo nzabana nawe usiyogope kugendana na Yesu nasanze biyambaye iyo dutewe n'intambara dutabara n'umufasha mwizu tabura kuboneka mu byago no mu makuba Yesu ndamukunda kugendana na Yesu nasanze biyambaye iyo dutewe n'intambara dutabara n'umufasha mwizu tabura kuboneka mu byago no mu makuba Yesu ndamukunda haleluya anasifiwe Yesu aranongorera arambwira ngo nzabana nawe ngo nishire mu kigo bampa buruse bangira umukuru w'abayobozi bangira pasiteri w'abanyeshuri 927 barambwira ngo ibihembo tuguhemba kugira ngo uyobore bano banyeshuri nuko uzigutishura kandi uhawe liberté y'amasaha 28 biye de sortie ni wowe uzoza uyandika umunyeshuri agize amanyanga nuzoza umwana haro nahanye ntageze mbabarira gusa tutaramira Yesu Kristo myaka 2 irashira mbona diplome nditahira navuga ngo ico nashakaga uzi ko Imana niyo ya mbere izihishura ibintu Bwana sifiwe titwataranye ngo tunezerwe Imana irambwira ngo ningende bwire directeur ngo nabona nkivuyemo ikigo ngo naco kizoshira niko bizagenza Imana irambwira ngo naguhaye okaziyo mwige nyuma yawe n'umwakuye nabwo directeur azaba yagiye nyuma y'uwo mwaka bazagifunga burundu gicibagirana carashize Mutenderi gasigara agashuri kangana kuko kiga abanyeshuri bavi wabo bagataha ariko ico gihe Imana ishaka kugira ngo yiheshe icubahiro iyo wataramiye Yesu uzura n'ibigeragezo iri muri Yesu Kristo ni kama vile majaribu ya imisa musafiri biza bigatambuka abakristo Yesu babamje kamere nirari abakristo Yesu bazabayoborwa n'umwuka w'Imana abakristo Yesu tibaza bacika intege igihe cyose bahora bemye bafite ibyiringiro zo kuzabona Yesu Kristo Imana ibaheze umugisha amen asifiwe sana